mbana na Mary n'abavandimwe banjye kuko ni aho muherukira ajya kugenda twari tukiri batoya wenda sometime ari igihe yazaga akadusura tukiri batoya akongera akagenda ariko bidahoraho kuza rimwe mu mwaka yatandukanye na mama ufite n'imyaka 2 mama wanjye afite amezi navuga ko kugaruka ni nko akunda ashobora kumva ngo umwana ararwaye yenda gupfa nayo nta yindi support niyo waba ufite bikeya gerageza kubisangira n'uwo mwabyaranye cyangwa n'abana na famille ariko we ntago ari kateye aba yumva ko niba afite ikintu akugomba kuguha sinzi ukuntu nabyita nko kugikorera ubanza umwiruka inyuma umwaka umwe 2 kandi ni inshingano ze nyine niba urumva nagarukiye troncome sibyo kandi muri iyo troncome nta mwaka urimo no mwigeze yishyura tuganirize mama yabishoboye gute ntago mama afite kazi agira twavuga ngo akazi katwishyurira iryo shuri numva mama niwe wakomeje kujya turwanaho n'akazi sometimes ni nayo mpamvu twagiye ducika intege bamwe yo kujya kwiga kandi mbonera no kubwira buri mubyeyi wese urwana ku bana be akomerezaho kandi n'abana ntibakibagirwe ibyo bintu Imana igiba umugisha mama muri mwese mu Rwanda urugamba rukomeye cyane kugira ngo mwite ku bana banyu mama yari yashatse undi mugabo aba ari uduhagararira nka famille nyine ariko nawe mu kuduhagararira nka famille urumva nta mugabo ushobora gufata risike y'abana 4 bose nta n'umwe urimo nyine yagiye kare yagiye mu gihe akeneye kubona ubundi umuhungu akenera inama agirwa na se yarambwiye ati ngo ni ahantu umugabo adakurira urumva ngo niyo utakiga wakora wiga hirya ugataha inaye nagutega ndavuga ati cyane avuga ati okay yamaye igihumbi aravuga ati nugera imbere hari haruguru bategera amagare tega igare none mbere yuko nega yavuganye na Vera avuga ati reka nizere ko ibi bintu buri gukora tutazabyishyuza ndabasuje kandi mbifurije ikaze bakunze ba Mpoza Stories ni ukuri imbere na mbere mbanje gushimira abantu muri gukora subscribe abantu mu sharing ibiganiro byacu like comment zanyu nizo zituma dukomeza gukora ibindi biganiro byinshi cyane ni ukuri abantu mukomeje gukora ibyo byose Imana ibaha umugisha ijye bahera aho abandi bose baburiye nkuko mubimenyereye ntago mba ndi jyenyine uyu munsi nabazaniye umutumirwa ndagira ngo atangira twibwira tuguhaye ikaze murakoze amazina yanjye banyita Elvis Safari ariko abantu benshi banzi kuri Kamaramaka Kamaramaka kubera iki Kamaramaka mpamvu Kamaramaka nyine ntago njya nkunda kujya mu bintu by'abantu cyane iyo mama iyo ufite ikibazo nari imari ntabwo nzanshye hirya no hino nzanze nawe kuri kwanjye wow izina ryiza cyane umeze Kamaramaka ikaba ari ryo nkoresha umeze uteze umeze neza gake nyine by'ubuzima birumvikana yawe nangira nkubaza none se wemera Imana njye nemera Imana urasenga ntabwo nkunda kujya ariko ndasenga iyo wagiye usengera nka hehe iyo nsengera mu rugo uze mu rugo urusengero kuko barakubwira ngo urusengero rwa mbere ni umutima w'umuntu ariko no kujya ahantu hari imbaga y'abantu ugacana n'abandi mugasenga nabyo ni byiza yego turanabyemera ariko ntabwo sometimes ntabwo nzi kujya mu rusengero ubwo niyo myemerere yawe wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza se mu buzima bwawe naramwakiriye wow ni byiza cyane none se ni misatsi bitewe urumurasta uri umuhanzi ku bijyanye n'imisatsi abantu benshi bakunda kubigarukaho njyewe nkunda umuziki numva ko nanawukora ndamutse mbonye support ubwo rero bantu mufite management nzima dore ngo Kamaramaka ni mumufatire ni mumuzamure
none se kamarama ntabwo bijya bigira ikibazo nko kuri papa ko ababyeyi ba papa cyane cyane bakunze kugira ikibazo umwana akaruza umusatsi utangiye bavuga ngo utangiye kwigira nabi ntabwo papa bijya bimutera nk'ikibazo byamutera ikibazo gute se n'abana na ntabwo byamutera ikibazo abana nawe nyine birumvikana none se ngatuganiriza byagenze gute kuba mutabana ubana nande kwanza njye mvuka mu muryango w'abana bane abakobwa babiri n'abahungu babiri bambana na Neri n'abavandimwe banjye none se papa byagenze gute kuki mutabana we papa se hashize imyaka myinshi hashize igihe kinini pe kuko ni aho muherukira ajya kugendana twari tukiri batoya wenda sometime ari igihe yazaga akadusura tukiri batoya kongera akagenda ariko bidahoraho kugira yashobora no kuza rimwe mu mwaka yatandukanye na mama ifite n'imyaka 2 mama wanjye afite amezi kuva ubwo ntabwo yongeye no kuvuga ati reka nze kureba abana uko bameze eze ko gutandukana ababyeyi baratandukana bibaho ariko haba hakiri babana papa na mama baba bagomba kwitaho bombi kugaruka se navuga ko kugaruka ni nko wakunda ashobora kumva ngo umwana ararwaye yenda gupfa ku buryo nyine ushobora kumva ko nyine icyo kintu umenye ko umwana aba arwaye yandiwe gupfa akavuga ati ka gatima k'umubyeyi akaza akanareba wenda ashobora no kuza uwo munsi umwe akongera akagenda kuba yakubonye gusa akongera akagenda nuko yagiye azanye yumvishe niba ari urwaye ari mu bitaro nicyo kintu cyajyaga kurwara gusa nta yindi support yindi se mu buzima reba umujene nta yindi support none se nuko nta bushobozi afite cyangwa ni kwa kundi nyine umubyeyi aba yaratandukanye umugabo atandukana n'umugore n'inshingano zose zigahita zirangirira aho ngaho si uvuga ngo nta bushobozi ahubwo sinzi niba ari caractère ze zimurimo cyangwa imyumvire ye niyo waba ufite bikeya gerageza kubisangira n'uwo mwabyaranye cyangwa n'abana na famiye ariko we ntabwo ari ko ateye aba yumva ko niba afite ikintu akugomba kuguha sinzi ukuntu nabyita nko kugikorera ubanza umwiruka inyuma umwaka umwe 2 kandi ni inshingano ze nyine niba urumva nagarukiye tronkome sibyo kandi muri iyo tronkome nta mwaka urimo no mwigeze nyishyurira habe n'umwe ndetse ni twese abavandimwe nta muntu wigeze yishyurira ishuri nese byagenze bite mama yabasha kubihanduringa gute kugira ngo mubashe kwiga ajyambwe ko muri 6 turi bane abana bane bose kugira ngo babashe kwiga bagere no kuri icyo cyiciro nawe rugezeho umubyeyi aba yaravunitse cyane bikomeye cyane tuganirize mama yabishoboye gute ntabwo mama afite kazi agira twavuga ngo akazi katwishyurira iryo shuri oya ntabwo niko wakunda Imana ubushuti rero bw'ababyeyi umubyeyi ashobora kumva uburyo ubayemo akagira icyo agufasha nuko twagiye twiga twebwe ntabwo twese twayarangije urumva mama niwe wakomeje kujya turwanaho n'akazi sometimes ni nayo mpamvu twagiye ducika intege bamwe yo kujya kwiga bivuga ko benshi mu bo muvuga ntabwo bakomeje kwangiza ntabwo bakomeje none se nka bashiki bawe ntabwo nta ngaruka byigeze bibagira ko umwana w'umukobwa akenshi iyo nta bushobozi buhari bahura n'ibishuko byinshi cyane akaba yavuga ati papa ntamfasha mama nawe ntabwo ubushobozi bubimwemerera kuko urumva umubyeyi ufite inshingano zo kugaburira abana kubamenyera amashuri kubamenya buri kimwe cyose ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye none se nka bashiki bawe nta ngaruka byigeze bibagiraho babe bakwiyandarika bagiye mu ngeso mbi kugira ngo babashe kuba wenda bakomeza kwiga cyangwa mubeho umwe niwe wakomeje kwiga undi navuga ko amaze gucika intege zo kujya mu kwiga nyine yararebye arareba aravuga ati struggle mu rugo tuba turimo ubuzima ntabwo bumeze neza aravuga ati reka nze mu rugo aragenda agiye mu kazi mu kugaruka nibwo yatuzaniye yaje atwite urumva zose ni za ngaruka zo kuba ababyeyi batabana buriya igitsure cya papa kiba gikenewe mu muryango ko iyo ufite papa ukajyana ababyeyi ba mama turi abantu bagira impuhwe cyane kuko umwana uramubona ukamugirira impuhwe ikosa ryose yaba yakoze ariko igitsure cya papa iteka ryose kiba gikenewe kandi urumva ko byose byatewe n'ingaruka zo kuba nta n'ubushobozi bwari buhari kugira ngo wenda abe yabasha kuvuga ati reka ngume mu ishuri papa azanyishyurira
gusa njye nshimira umubyeyi uriya w'umugore. Njye w'umugore ni umuntu ukomeye cyane mu buzima bwa buri mugabo wese, n'umugabo ndetse n'umuntu wese, kuko bagira ikintu nyine twebwe igitsina gabo tutagira cyo kwizirika. Bameze navuga nk'akagozi, iyo yiziritse aba yiziritse. Biriya bintu ngenda bimwubahira kuko ni byinshi namenye kubera uwo mubyeyi mu gihe undi atari ahari. Ni byinshi yihanganiye kubera njye. Biva ko adolescence yawe niwe muntu wo kuya uganire na papa, waganiriye na mama wanjye, kandi umva papa niwe wari ukeneye kugira ngo akuganirize akubwire adolescence yawe uzayicamo gute. Urumva nyine ndabimushimira kandi mbonera no kubwira buri mubyeyi wese urwana ku bana be akomerezaho, kandi n'abana ntibakibagirwe ibyo bintu. Imana ijye ibaha umugisha abamama bo muri mwese mu Rwanda. Urugamba rukomeye cyane kugira ngo mwite ku bana banyu. Mukomeze tubwire. Nyuma yo guhagarika kwiga na mushiki wanjye yaratewe inda nyine. Umugabo yaje. Niwe mukuru mu rugo? Niwe mukuru. Umugabo yaje kwirega mu rugo. Yaje kwirega, ariko muri icyo gihe cyo kuza kwirega mama yari yashatse undi mugabo. Yashatse undi mugabo aba ariwe uduhagararira nka famiye nyine, ariko nawe mu kuduhagararira nka famiye urumva nta mugabo ushobora gufata risike y'abana bane bose nta n'umwe urimo. Yagerageje ndabimushimira n'ahantu ari imyaka twabanye mu gihe n'ahantu twari turi, imyaka myinshi twarabanye nyine atubera umubyeyi. Namushimira cyane, respect ahantu hose yaba ari. Nanabona kino kiganiro byumva, gusa ikintu nagihone cyambabaje mwumva nyine yagiye kare, yagiye mu gihe akeneye kubona ya neza yatugiriye n'abana batarabe. None se yitabye Imana cyangwa nuko wandakiri kumwe na mama? Ntabwo yitabye Imana, nawe nyine yaragiye. Yavuye mu buzima bwacu aragenda. Dutangira noneho gutangira azero, icyo bita gutangira azero. Ubuzima buragora. Birumvikana iyo umaze ko usa nkaho ufite support byibuze gushyigikira, nawe ukorana imbaraga kugira ngo urebe ko wa muntu uri kugushyigikira atabona yuko nta kintu uri gukora. Yaragiye ubwo nyine dutangira azero, nubwo byagoranye na n'ubu biragoranye. Ntabwo navuga ngo hari ikintu kizima umuntu ariho, nta n'aho umuntu aragera, nta n'icyo arigezaho. Biragoye ariko tugerageza guhanduringa ibibazo dufite ku bwacu nka famiye. Ubwo famiye ni mwebwe mu rugo gusa, ntabwo uri abandi? Ni abandi. Ntabwo twe turi abantu tuzavuga ngo dufite ikibazo ngo tuze tubikubwire. Nyine turwana naho nka famiye kuko nicyo kintu famiye iberaho. Tukavuga ati hano ntabwo bimeze neza, hano tumeze neza. Nubwo nta buzima bwiza tubayemo ari na buto. Wenda abantu bashobora kumubona kuri kamera akavuga ati gutereka imisatsi ni biki. Aravuga ati nyine buri muntu akora icyo akunda. Ntabwo ushobora gufata ubuzima urimo ngo nubwo ari bubi butume nabo kugira muto. Ni byinshi dupfukisha amaso tukirengagiza no kujya twubaka imitima tunasa n'ahazaza, ko ntabwo turi ibitambo by'ahazaza, ahubwo turwana kugira tuzaba ahazaza. Niyo mpamvu nyine ushobora kubona ngo imisatsi ngo ni ikirara. Sinzi ukuntu nabivugamo tu. Ntabwo umusatsi ugusobanura wowe? Njyewe umusatsi ntabwo usobanura njyewe. Uwutereka kuko mukunze. Kuko nibyo niko ndi kubyumva. Ni nako bimeze, ntabwo ariko ndi kubyumva. Umusatsi umuntu awutereka kuko nawe ushobora kugenda umuntu yambara icyo akunze. Ntabwo yambara bitewe n'icyo abandi bakeneye kubona ko yambara. Wowe iyo waguze umwenda ukumva urawukunze urawambara. N'umusatsi kuba muteretse ni uko mukunda. Byatazagira umuntu ushobora tuzanahura akavuga turana ni ikirara, uko ndi inyuma siko ndi imbere. Tanze message nziza cyane, ntekereza ko buri mujene wese akwiye kuyumva. Ntabwo umusatsi ari wo usobanura umuntu. Ntabwo umusatsi ari wo usobanura umuntu. Ari kuvuga ati umusatsi ngutereka kuko ngukunze, ntabwo umusatsi ngutereka kugira ngo abantu bavuga ngo ndi ikirara cyangwa nananiranye. Oya. None se Safa, mbwira mama cyangwa mwebwe mu rugo nta ngaruka zindi bigeze bibagiraho? Cyane zirahari nyinshi. Mu mitekerereze nibyo ndi kuvuga cyane. Hari iyo wigeze ugira depression? Depression nigeze kuyigira yo kumva ko ndi njyenyine.
ku buryo nyine ntabwo nkunda kuvuga cyane, niyo mpamvu abantu batekereza babona ko ncecetse bakavuga ngo nicecekanye ubugome. Ntabwo umuntu nabaye mu buzima bubi na n'ubu mbubamo, ntabwo mvuga na n'ubu mbubamo. Niyo mpamvu nyine mpora ncecetse abantu bakavuga ati ncecekanye ubugome, nyine ni ikintu cyahereye kera kindimo urumva. Ntabwo umubyeyi w'umugore yaganira cyane nk'uko yaganiriza umukobwa, birumvikana. Wenda natwe gira igihe aduha cyangwa aduhaga na mbere tukiri abana, ariko igihe kinini aba agomba kuvugana n'abakobwa kuko nibo bazi. Ubundi umuhungu akenera inama agirwa na se, nubwo n'iz'umugore ziba zihari, ariko umuhungu akenera inama za se kurusha uko akenera iza nyina. Urumva niba narabonaga ari kuvugana n'aba twicara nyine bikanira guceceka, ntabwo nkunda bikanira guceceka, mbikuranamo ku buryo nyine cya gitsure cy'umubyeyi w'umugabo ntabwo nigeze nyibona, nyine numva ko muri ngewe hari ijambo rigeze kumbwira rirambabaza. Icyo gihe nari ndi kwiga, bari banyirukanye ku ishuri nkompoza nimero ze, kuko urumva umubyeyi w'umugore, ababyeyi b'abagore barakara vuba, yumvishe ngo banyirukanye aravuga ati n'uburara n'ibiki. Ndavuga ati ariko wabanza ukamenya kumenya amakuru ku kigo, ukamenya impamvu banyirukanye, ukabona kuza kunshira urubanza. Ntabwo icyo gihe umubyeyi ntabwo yigeze ajya, mama ntabwo yagiye, aravuga ati umaze gukura uhandoringa ikibazo cyawe. Najya ku kigo akamubwira ati zana umubyeyi, wajya kwa mama akakubwira ati ni uburangare bwawe, ntahamagaye umwitabaza nk'umubyeyi w'umugabo tuzaganira wenda ibyo ndi gucamo nawe nk'umusore mbere ko umupapa yabiciyemo. Yarambwiye ati ngo ni ahantu umugabo adakurira, urumva ngo niyo utakiga wakora, sibyo? Ndibaza se niba atarize aragira nanjye sinzi. Iryo jambo na n'ubu nyine njya nditekereza nkibaza impamvu yarimbwiye. Naragiye ndicara numva ndigunze, mbona amashuri ararangiye nta kindi kintu cyo gukora, nicaye nk'ibyumweru 2 najya ku ishuri, nkajya mvuga ati nyine kwiga birarangiye. Mwarimu rimwe turahura aravuga ati kwiga arabihagaritse, avuga ati nabonaga mpora muntu mu mubyeyi namuzana ibikoze umubyeyi aba afite byinshi, niba akeneye kujya kuduhigira afite umwanya wo kujya kuduhigira, umwanya wo kuza ku ishuri nyine biragorana. Wowe ufite niba ukeneye kwishyura inzu, ukeneye kwambika umutoya wari uturimo, yewe ukeneye no kutugaburira, urumva ni risike nyinshi aba afite zo kwitaho. Nyine najya mbitekereza ndavuga ati reka mbihagarike. Ubwo nabihagaritse mbivamo, nyine ndicara. Urumva iryo jambo ryabaye n'imbarutso yo kuva mu ishuri nanone. Niba ushobora kwaka umuntu support uzi ko ari mufitanye isano kandi ry'amaraso ya hafi cyane, uriya papa aba ari umuntu wa hafi cyane cyane cyane. Kubwira gutyo nyine bigaragaje ko ubuzima bwawe ugomba kwirwanaho ubwawe. Sinzi nyine njya nibaza ikosa, nari nyiri umwana, sibyo? Nari nyiri umwana ko njya nibaza ikosa. Ni kosa ryaba ryarabaye Safange ko mbitekereza, ntabwo abana baba bakwiye kuba victime wiba byarabaye hagati y'umugabo n'umugore. Niba habayeho ikibazo umugabo n'umugore, nimwicanemo mona mudashobora kubisotinga, nimutandukane, it's fine, nta kibazo. Ariko babana mwabyaye biza ngo babe victime w'ibintu byose biba byarabaye hagati yanyu. Mwarababyaranye mwishimye kandi mubakunze, mukwiye kwicara mukaganira uburyo mugomba kubafasha. Kandi ndabwira cyane cyane abagabo nibo abantu bahita bata inshingano, agati inshingano ntakomeze kwita ku bana yabyaye. Ntabwo ibyo bintu biba bikwiriye kabisa, uvuga ko byaramukomerekeje. Ubuzima ni nk'umukandara, igihe umuntu atarapfa isa n'isaba ari ipfundo murabazahurira, gusa Imana izamfashe mu hazaza hanjye ntihazabeho nk'uko nabayeho. Ntabwo bizaba, ugomba kuharanira nawe ukahakorera, kuko ejo hazaza ntabwo haza gutyo urahakorera ukaharwanira. Nisi Safa kuko ntabwo yari afite famiye, kuko hari ukuntu umugabo n'umugore batandukana. Wenda reka mvuge ngo umubyeyi w'umugabo agasa nk'aho ataye inshingano, ariko famiye zikavuga ziti hari amaraso yacu, reka twebwe dukore iki tubafashe. Famiye yanyu nta kintu yigeze ivuga ati basi bafashe bose. Ni kimwe
ndabyibuka niba ari mukuru oya ni se wawe ni sogokuru we ni oya ni mukuru wa papa we yeze kumpamagara aravuga ko ashaka ko duhura njyayo yandavuga ati wenda reka nari naranze kujyayo nuko ari mama wambwiye ati ntabwo umuntu umwe yatuma nyine ntabwo umwe atucisha bose munyangire ntabwo ibaho yandavuga ati reka mwubahe ngende nawe ngiye kumva ibintu yaraje kumbwira ngo yaraje kundeba gusa yarakeneye kureba umwana wabo ndibaza naratekereje ndavuga ati iki nicyo kibazo yari afite gikomeye no gutekereza avuga ati se abana bo bameze gute mukuru wa vie yigeze kumubwira ati tugeze guhura ndi gutana nubwo yaranze gusa yarambonye abona nsa muri umuntu wawe arambaza se umwana wa runaka ndavuga ati ubinaha nari mvuye kwiga nigaga kure ibaze nigaga Ibatsinda oya nabaga Ibatsinda niga Kacyiru ya mbere ngenda n'amaguru ndamanuka arambaza se uri umwana wa runaka twari duhuriye twahuriye Kagugu ndi gutaha mu masaha y'ijoro nka 2:00 urumva kuza n'amaguru uva Kacyiru nari nyiri na mutoya kwegera Ibatsinda n'amaguru urumva urwo rugendo rwabaga rubi ndamanuka turahurira Kagugu yaravuye mbaza uri umwana wa runaka wiga hirya ugataha inaye nagutega ndavuga ati cyane avuga ati okay yamaye igihumbi aravuga ati nugera imbere hari haruguru bategera amagare tega igare narateze noneho mbere yuko nega yavuganye na Vera amuga ati reka nizere ko ibi bintu buri gukora tutazabyicuza ndaramubajije ko icyo uvuze ibyo bintu cyangwa ntabwo tukimutekerezaho afite ibyo arimo natwe dufite ibyo turimo ubuzima niko bumera afite n'icyabimuteye gusa birababaza kugirirwa impuhwe nk'umuntu utari so ibyo bintu byarambabaje ndavuga ati ibaze nyine numva yakambereye data bitewe n'ikintu election yanyeretse ako kanya ndavuga ati no nakise data ariko nyine nta kundi niko Imana ibarabigennye ko umuntu agomba kubaho kuko bakubwira ko ikuza imbere y'uko ikiri urusoro mu nda nyoko ari ibintu mba numva nyine byinshi navuga byambayeho mu buzima nyine ndabona ikirere gihindutse nzagutumira dukore part 2 kuko ndumva n'urugendo rutoshye cyane kuba uri umwana w'umusore ukorerwa na mama wawe gusa ukaba wakenera kugira ngo kugira izo nama ukazibura ukagiririrwe impuhwe n'umuntu wakabaye atari wowe wakagombye kuba ari we wa mbere akakugirira ibintu umuntu ugombye kugira impuhwe wa mbere ntekereza agombye kuba ari amaraso yawe kuko ni umuntu ubura musangiye amaraso ni igihango gikomeye cyane abantu baba bagomba gusangira rero ni ukuri kandi mbivuge nanjye ndashimira abantu badukunda umuntu akagukunda akakwitaho nta kintu mupfana nta maraso muhuje ni ukuri Imana ijya ibaha umugisha mw'abantu mwahumura Imana ijya ibaha umugisha ibahere ahandi abantu bose baburiye kubera yuko hari ahantu mukuru umuntu hakomeye arabivuze avuze kwigeze kurwaraho depression hari abantu bavuga ngo depression ntabwo ibaho ngo depression ngo ni uguhaga ngo umuntu aba yahaze guys depression is real depression ni ukuri kandi uwayibayemo niwe wabasha kuyisobanura guys abantu batabizi depression is real none se Safa ndagira ngo utubwire nako reka nzagutume dukore part 2 utubwire ukuntu iyo depression wayibayemo ese uyitandukanye n'igihe wari uyirimo no mu buzima busanzwe uko hari igihe umuntu ayibamo ntamenye ko ari kuyibamo uzagerageze ubidusobanure tubwire ukuntu byagenze byari ubuzima bukomeye byari ibihe bigoye ku buryo wumvaga nyine igitsina gabo cyanze kandi nawe uzi ko uzaba umugabo byari ubuzima bukomeye pe abantu batayizi sinzi niba ari abandi bayirwaye hari abantu bavuga ngo depression ngo ni uguhaga ngo n'iby'abana bo mu bakire ntabwo ari uguhaga kuko yaba umuntu yaza ko icyo gihe mazi ndatekereza ko uku nguku ubuzima mbayemo iki gihe ntabwo ari ko bwakagombye kuba bumeze ni ukuri
reka nsoze part 1 nshimira Safari cyane rya zina ninde Kamarampaka. Kamarampaka ndagushimiye wakoze cyane kuza kuri Moza Stories kandi nize kuzafata tukakora part 2 kuko story iracyari ndende kandi dukeneye kuyumva. Mwakoze cyane abantu mwabanye natwe kandi mukomeze guys mukore subscribe mu sharing ibiganiro byacu like na comment nyinshi cyane. Ciao ciao, Imana ibarinde.